oya ndagukunda cyane ahubwo ndashaka kugira ngo nzakuvane hasi nkugeze hejuru cyangwa ugirizwe ariko wajya kugezaho ese urabona ngiye nsa n'umuntu ubeshya cyo here umbeshya uruzabaze na Karekezi mu bantu batabeshya ndo wa mbere wowe ndashaka nyine ko kunizire kunkunda yewe ngenda gukunda cyane ahubwo ndashaka kugira ngo nzakuremere nguhereze ibintu byiza jewe ndashaka kugira ngo uzabona ko akunda abantu bajya pfukama ko akundi nyine ko akundi neza ukaza ukamfukamira y'Imana byatari tuvuga ubogari ndashaka kuzakuzamura ku masambu yina ngaho mbwira ikintu cyanyemeza ko nkunda oh nahita ngo akabizu ndashaka kuzamura urabizinje amasambu yina hani nje usinyaho ubuse nizere ko nkunda ko yewe nakwiyanditseho no uyu murongo nashyizemo mu mutwe usanganyitse Ariane yareba byanditse mu kiratini mu kiratini ari uyuvuga ari ya ne uraje jewe ngenda komeye cyane buriya ndashaka kugira nkuvana naho nkugeza kahita ubona isi yose kahita ibi yawe iriya misozi yose kwa bakaraveri yose ubona nkakwereka ko ngerinje mu busoro ukomeye naha ubu nanjye nzahita umukirekazi nshaka kukwereka ko n'iki cyaro cyose buryo bazatavuga ati ni wowe ufite umugabo nanjye ibyo uzahano mu iki gitura ngiye kukwereka ibintu njyewe uretse imitsi bikiraza kubona Kanyana n'ubu ntabwo yarangiza gufura ariko se ko nabanje guteka kugira ngo nuva mu murima byiza ubona icyo kurya ubwo nari kuguma mu by'imyenda gusa simba reba iyi mbuga ntabwo kubuye ndebere nawe niko Kanya niko muko niko zaba mpari kugura n'uzabona umugabo ute uzabona umugabo muko Maduku uyu muntu tuva kwitamirira ni unuwaye si cyo amurose na n'ubu mwasubiriye ibibazo byanyu na twasubiriye yantaye ntabwo yaguha amafaranga yawe yarayanyine tugende hafi ibintu bamushaka nashobora Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Mwiriwe nyine. Ariko banza atari mwiriwe gusubanza hari. Ikibazo cy'uyu mwana. Ngoki? Kemura ikibazo cy'uyu mukobwa umuha amafaranga ye. Ariko ubundi ikibazo cy'uyu mwana koje ubuse no kuvuga ubu itariki yageze ku buryo mwamuje kunyishyuza aka kanya. Itariki nabahaye yararangiye. Kugeza ubwo mwitora mukagaba igitero kwa Cyomo. Itarangira.
hanyuma yaza kukurega iminsi itararangiye yaba itararangiye tukaba tuje kukwishyuza ariko mukabyara cyamura ikibazo cy'uyu mwana wa musaza we cyamura ikibazo cy'uyu mwana burya reka nkubwire ndagusabye cyamura ikibazo cy'uyu mwana burya nta kintu kibabaza nko kuyoborwa n'umuntu cyamura ikibazo cy'uyu mwana ndakuvuga ngo nta kintu kibabaza nko kuyoborwa kuba uri umuyobozi utarize biragatsindwa kuko iyo ujya kumenya iyo ujya kuba warize wagomba gukurikira itariki y'uyu munsi muje kunyuza kandi itariki itaragera itariki namuhaye yarageze tangira none ubara urebe ko itariki namuhaye yo kuba namwishyura yigeze irangira ugeze ngo iki umuyobozi utarize umuyobozi utaragize gute twavuganye ngo ntago nzi kubara ndi umuyobozi ntabyo uzi nyine ariko se ubundi wowe muko wowe wazaga gukora kwa Cyomoro ubona ko Cyomoro zaguhemba amafaranga kuye cyamura ikibazo cy'umwana cyamura ikibazo cy'uyu mwana ahubwo reka mbabise oya cyamura ikibazo cy'uyu mwana imba mwashonje mukaza kugira ko utubise ahubwo reka nkubwire mama Kanya nkubwire jewe ninda abaturage nibaramuka bangira ikizere bakanura kandi bazanura genda bizi kuko we nta kintu bamari ubwiza ukuri uzahita wimukumvira mu mudugudu nzakwimuruje wowe muzere Cyomoro uyobora wowe nuyobora nuyobora nzawimukamo ariko nyabo aho ntago twaba twaribeshye itariki niyo ntago twibeshye nyamara turareba neza itariki kuko tutaba twaribeshye sha nakubeshye cyakoze amaze kurambirwa ibitutsi bya mama ariko Kanya njye narakubwiye ufata icyemezo uri umuntu mukuru ntago uri umwana ariko waranane reba mbese imisatsi yawe reba ukuntu usa reba imyenda wambaye ubusubiye urabona hari icyo mbaye usuzahura muri ibyo kugeza ryari uri umukobwa wo mu cyaro koko wafashe icyemezo ubundi kibazo nyine mba ndi kwibaza se nimara kwigumura kuri mama nkava ngaha nzajya kuba he njye ndakubwiye ngo numara gufata icyemezo ukabaseriye mu byo urimo mu byo nakubwiye ukavuga ati ndabyemeye ibindi uzabimbaza hari ikibazo mwiriwe kabisa ndabashimiye kubona saze mwanyiteguye ikintu cya mbere nshaka kubabwira twakirangiza kukivugaho nkahita mbabwira iterambere nshaka kubagezaho ni ikintu cyo kuba twarabaswe n'ubuyobozi bubi aho hantu ndahabeshya mwabonye ko ubuyobozi bw'umudugudu bwa mama Kanyana bwadindije iterambere muri uno mudugudu wacu ariko jewe Cyomoro ikintu kingenza ni ugushaka ukuntu mfasha abasore nkafasha urubyiruko urwo ari rwo rwose nkafasha abantu bashaje kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere urabona nk'uriya musore mu mamashyi urabona nkawe watakaje ishuri wari usigaje umwaka umwe ngo urangize segonderi umwaka umwe uraza uricara uriya muyobozi yemera kwicarana nawe urumva bikwiriye kugira ngo uwo muyobozi ni bwoko cyo utashakira inkunga umwana nkawe ngo asubire ku ishuri ubundi ni wowe urabona nk'ihohoterwa ry'abana b'abakobwa biri muri uyu mudugudu ugasanga umwana w'umukobwa aratwite aratwarinda mu buryo butumvikana icyo kintu umuyobozi w'umudugudu bakabizinzika bakamuha ruswa akemera ugasanga umwana w'umukobwa afite abana 2 batatu iwabo ibyo murumva ari ibintu uri umuyobozi ingoma ya mama Kanyana twayihaze niyo mpamvu rero tugomba guhagurukira gukuraho mama Kanyana tukamukuraho ko nitumara kumukuraho neza yavuyeho jewe Cyomoro nzabakorera ibikorwa by'iterambere uhereye ku mwana muto ukivuka ndashaka ko tububakira ishuri ry'incuke bagatangira kwiga bafite imyaka 3 ingahe 3 ntago bazongera kuba mayibo oya mu nyongera amashyi kuko jewe ibyo nzakora mba muzicuza imyaka yose uriya mama Kanyana aba bayoboreye mu kigare kugeza n'uyu munsi wa none ngaho muhabagirwa ndakomeje ndagiye akanama twari dufitanye ndumva arako ariko mumenye yuko iterambere rigiye kutugeraho twese nanjye namwe nta muntu uzongera kugira ikibazo muri uno mudugudu jewe nimumara kungirira ikizere mu kantura amashira ngaho Imana rero barinde mwese Imana ibahimigisha